Gaze kaneze komeze neza cyane ndagira ngo benshi mwabibonye yuko uyu mugabo wita Lugumi Said akaba ari umwe mu bahirwe b'abanyamafaranga menshi cyane muri East Africa. Izina rye ni izina rikomeye kandi rizwi cyane, ariko by'umwihariko mu Rwanda benshi twamenye kubera couple ye na Mutesi Dore. Nubwo Mutesi Dore yamubikaga nk'ubika ikinini cya sida, atigeze amwemera n'umunsi n'umwe, ariko yaba abanyarwanda ndetse n'abatanzania ntabwo ushobora kubahisha be na gakeya ngo bakureke cyangwa se ubikorera rimwe kabiri gatatu bataramenya plani zawe. Nubwo Lugumi Said yakomezaga kubishyiramo imbaraga agakomeza kwihoma agaragaza ko mu by'ukuri umubano we na Mutesi Dore uhari, ariko mu by'ukuri twabonaga ko Mutesi Dore buri bibazo byose yabazwaga ku bijyanye na relationship yiwe, aho amafaranga aturuka, ntabwo yigeze agerageza ku appreciatinga uyu mugabo bita Lugumi Said. Nyuma yaho gakeya ndagira ngo nejo bundi ntabwo turaza kubitindaho, Mutesi Dore yagaragaje mansion iteye ubwoba, inzu y'akataraboneka. Abenshi baravuga ati ko byasa kose ni bwa bwenge, ni za karita n'umukobwa bita Mutesi Dore azi gukina kuruta abandi bose, ndetse n'ikijyanye n'ubumenyi bwe n'ubwenge bwinshi afite nta numwe abushidikanyaho. Nibwo twaje kubona mu by'ukuri uyu muherwe wacu Lugumi Said akomeza gutangira kugaragara muri poste cyane za Aaliah Isimba Alliance. Abantu baravuga ati se bigenze bita, ariko mbere yaho nanone abenshi bari batangiye guhwihwisa yuko ino couple ya Lugumi Said ndetse na Mutesi Dore Miss Rwanda, umukobwa wakomeje kugaragaza iteka ryose ko kimwe mu bintu yakomeje kurinda cyane akanagira agaciro ari ubusugi bwiwe. Ibyo byose byagendaga bivuga yuko batakiri kumwe, ariko binashoboka wenda ko baratandukanye kubera yuko Lugumi Said ashobora ko wenda aragiye namusaba ko yafungura gaseke, ariko Mutesi Dore akamubera ibamba nk'uko yabereye ibamba n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ariko ntabwo nshaka kugira ngo dutinde kuri ibyo ngibyo, ahubwo ndashaka kugira ngo turebere hamwe muri rusange nyuma y'uko Lugumi Said amaze kugaragaza ko ari mu rukundo rukomeye cyane na Isimbi Alliance aka Aaliah. Uyu Aaliah sibye ko afite amafaranga menshi cyane, akaba asanzwe azwi mu mwuga wa sinema, ajya akina filime nyinshi cyane zagiye zigaragaza urwego rwe, ndetse ibi byose uyu Lugumi Said akaba yabikoze nk'uko arasanzwe abikora kuri Mutesi Dore abinyujije ku rukuta rwa Instagram. Arandika ati my love cyangwa se mu kinyarwanda rukundo rwanjye, agaragaza ko mu by'ukuri umubano wabo umeze neza kandi urukundo rwabo ruhagaze neza. Ariko munyemere gakeya mbaze bakine kano ka video kuyungu bita Isimba Alliance. Mutazavuga ngo amafaranga nayakuye he, niba ngisa n'amahirwe n'uwo mugabo w'umuherwe nkamugira, ubwo mwange ngo nukujya ngo mutazabivuga. None se mugize ari umwe ari umuherwe bivuga ngo ndindaya, nubwo nyine nafite umugabo w'umuherwe. Nyuma y'iki kiganiro Aaliah yakoranye na Isimbi TV, ubwo ni kwa Murungi Sabe, agaragaza ko mu by'ukuri badateye ipfunwe no kuba yakundana n'umugabo nka Lugumi Said w'umukire, anemeza mu by'ukuri ko amafaranga yazi. Munyemere tuze guhuza ibintu bigera kuri bibiri. Cyambere kimwe, niba koko umukire Lugumi Said yakundanye n'uyu nguyu bita Aaliah, ubwo turaza kwifata ko Lugumi Said umukire udakunda kwemerwa n'abakobwa mu ruhame, afite depression yo kubaranzwe na Mutesi Dore, akavuga ati reka nkundane n'umwanzi we weruye mu buryo bwo kumubabaza, anagaragaza yuko amafaranga ye menshi afite yamuhesha umukobwa wese yifuza, yabo mu Rwanda ndetse n'uwahandi. Nanone nk'uko mubizi n'ubundi umukire abakire bagira ubwenge bwinshi cyane, arabizi neza cyane ko Aaliah ntagaruka mukunze, nagaruka abona ko ari we mugabo w'inzozi ziwe, ahubwo ari kugira ngo amufatiranye agihuzagurika akiri muri depression, abanza mukuremo ibiceri abibyaza umusaruro byongere kubyo yari afite, ubundi ikiba kibe. Kandi bindagira ngo barebera hafi abaza igitsina gabo buryo bateye. Umugabo y'umusuzuguye kubera ko yaguhaye amafaranga, ashobora kugenda agafata undi muntu mwangana akama amafaranga yikubya yawe kugira ngo n'undi munsi aguca agasuzugura. Ariko ku muntu nka Mutesi Dore muzi neza uburyo ari smart, ari umuntu ukora ibintu birimo imibare myinshi cyane, kabone nubwo yaha Aaliah menshi cyane yikubye inshuro nyinshi ayahaye Mutesi Dore, ko nitujya kureba byibura ibyo twagiye tubona Mutesi Dore yagaragaje biraza kugera muri estimation za miliyari zigera muri 2 z'amanyarwanda, ukurikije ibyo twagiye tubona Mutesi Dore yagiye atwereka. Kuri Mutesi Dore rero utari ufite ayo mafaranga ku miliyari zigera muri 2 z'amanyarwanda, nushaka utange 50 we ntacyo bimubwiye, icyo ashaka yamaze kukibona, ndetse nanone kuba yakora project ziwe zishingiye kuri ayo mafaranga nanone biroroshye cyane. Bivuze ngo na Aaliah rero icyo asabwa guhita akora yihuse cyane nukubanza kumukuramo ibyo biceri byihuse igihe cyose akiri muri depression, kuko naza gusubiza ubwenge kugira araza kubona ko umukino wo gukina n'abakobwa cyangwa se n'abagore ngo ubashe kwigarurira amarangamutima yabo biragoye ko abasha kubitsindira ukoresheje amafaranga, kuko n'abaherwe bakomeye ku isi kuruta abandi, ubwo niba Elon Musk bitwa ba Bill Gates bose n'aba divorce bagiye batandukana n'abagore babo. Bivuze ngo amafaranga ntago ashobora kuguha umugore wifuza. Ahubwo ikindi kintu nibaza ni gute umuherwe nka Lugumi Said ahora muri comment section akomeza gutakagiza abakobwa akunda, aribwo buryo bwiza bwo kugaragaza ko arenze. Bwo namwe muraza mutubwire, cyangwa se wenda niba nawe ashaka kubikora nka Prophet Joshua kugira ngo yamamare rwose abone n'aba followers abinyujije ku bakobwa bamamaye. Bigaragara ko kuri Lugumi Said none depression arimo, kandi mu by'ukuri yamaze kugaragaza ko yatsinzwe na Mutesi Dore. Mutesi Dore utarigeze umwemera n'umunsi n'umwe, nubwo bwose yamushyizeho amafaranga yiwe menshi cyane, hanyuma iyo depression ikabimusunika kugira ngo aterete umukobwa. Mutesi Dore ashobora ko yaramubwiye ko ari umwanzi we kugira ngo agerageze kubabaza Mutesi Dore. Nge nuko mbibona, namwe ndagira ngo namwe muze muduhe ibitekerezo byanyu uko mubitekereza. Gusa twifurije umukobwa wacu Aaliah
kuzasarura ibiceri byinshi cyane, byanagenda neza cyane bakaba bakwibanira ibintu bikagenda neza cyane. Ngo bivuze ngo Lugumi Said wifuje gufungura agaseke ka Mutesi Jolly bikanga, akaba ahisemo guhindura ibyerekezo bye kwa Isimbi Alliance aka Aaliah Cool, usanzwe ufite abana babiri. Abana akaba ari abajyanye na Gakumba Jean Bosco. Kandi ikindi kiza kuri Isimbi Alliance aka Aaliah Cool, ni umukobwa uri 100% kwemera yuko yaterwa ishema no kugaragaza uyu nguyu bita Said Lugumi ko ari uwo bari gukundana cyangwa se ari umugabo bitegura kwa babana. Byanagenda neza cyane bakibanira. Jye nitwa Vino Kwizera, nuringa kwino post utadufollow wizo zamera ngaho dutagera ibya mitse kubeshywa byinshi. Paso koto vita larga.